Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse munasharinge. Tugiye kubagizaho bimwe mu by'ingenzi byaranze ikiganiro cya Perezida Paul Kagame n'itangazamakuru. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA cyabaye kuwa 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024, Perezida Kagame yagaragaje ko ibihugu byinshi uzumva binenga politike z'ibindi bihugu, ariko akenshi byo bitajya byihanganira abashobora kwivanga muri politike yabyo. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikunda kwivanga cyane muri politike y'ibihugu, cyane cyane ibya Afrika ndetse n'ibindi bikennye, bikanarenga bikivanga mu matora yabyo byitwaje ugukomera kwabyo. Perezida Paul Kagame yagize ati, iyo bije ku matora ukagira icyo uvuga kuri politike yabo uvuye hanze babikwicira. Ntabwo ari ibintu byo gushidikanyaho, ariko biraborohera kwivanga muri politike y'abandi. Perezida Kagame yavuze ko demokrasi ijyanye n'uburenganzira bwo kwihitiramo nta hantu na hamwe yigeze yumva demokrasi yaba yaragenze neza binyuze mu gukoresha amahame abantu bategetswe n'abandi. Ati, ntaho ndabibona, nagerageje kureba icyo twaba dukora muri iki gihugu gitandukanye n'igisobanuro cya demokrasi, ntacyo nabonye. Abanyarwanda nibo bihitiramo ibintu byose bashaka gukora, ariko uzasanga kenshi ababyibazaho ari abo hanze. Umukuru w'igihugu yavuze ko nabo bashaka kuzamura bari imbere mu gihugu ari abantu bo bihitiyemo, ndetse ntabwo ari abatoranyijwe n'abanyarwanda. Yavuze ko abo bantu iwabo bafite amategeko akomeye, aho bavuga ko ntawe bashaka wivanga muri politike yabo. Nugira icyo uvuga kuri politike yabo uyinenga bazanakwica, ariko bakumva bo bakwivanga muri politike y'abandi. Yatanze urugero rw'ibihugu bimwe bifunga ibinyamakuru bitandukanye bizizwa ko bikoreshwa n'ibihugu bitumvikana nabyo. Aha Perezida Kagame yagaragaje ko atumva neza aho ibyo bihugu bikura uburenganzira bwo kwivanga muri politike y'abandi, nyamara byo bidashaka uwabigenza atyo. Yashimangiye ko muri ibyo bihugu uzasanga kugira ngo umuntu atsinde hamwe na hamwe bishingira ku mafaranga yakusanyijwe y'inkunga, aho demokrasi yabaye ishingiye ku mafaranga. Ati, nyamara twe aha nidukusanya amafaranga bizaba ikibazo, ukumva bavuga ngo ariko maze igihe kinini uyoboye. Ibyo bikurebaho iki? Bireba abaturage. Igihe cyose maze aha nimwe abaturage mwabintegetse. Perezida Paul Kagame yavuze kandi ko abanyamakuru bamaze igihe bakora inkuru ziharabika u Rwanda mu kiswe Rwanda Classified bari gutakaza umwanya wabo. Umukuru w'igihugu yabivuzeho mu kiganiro yagiranye n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA cyatambukaga no ku bindi bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Perezida Kagame yavuze ko amaze igihe abona itsinda ry'abanyamakuru bubuye intwaro ngo barwanye u Rwanda. Ati, maze iminsi mbona itsinda ry'abanyamakuru bubuye intwaro ngo baturwanye, ariko bari gutakaza umwanya wabo. Yongeraho ati, bakabaye barakoresheje ayo mafaranga n'ingufu zabo mu bindi. U Rwanda rurahari, ruri gutera imbere buri mwaka badahari. Perezida Kagame yavuze ko abanenga u Rwanda bashingiye kuri demokrasi yarwo birengagiza ibibazo bafite iwabo, cyangwa se ibyo u Rwanda rufite babigizemo uruhare. Ati, icyo ntemera kuba uri mu bateje ibibazo nawe ubwawe wifitiye ibibazo byawe, kuza ngo unyigishe uburyo ngomba guhangana n'ibibazo byanjye wagizemo uruhare kuko bimwe byaguturutseho. Yongeraho ati, twamenye kwiga guhangana n'ibitureba ku bw'inyungu z'abaturage bacu, twumva ibyo batunenga nubwo tutabiha umwanya munini, uretse ufite ibyo uvuga ubifitiye ibimenyetso, hanyuma tukabirebaho. Mu minsi yashize nibwo hadutse itsinda ry'abanyamakuru basaga 50 biganjemo ab'i Burayi bo mu binyamakuru 17 ryatangiye gushyira hanze inkuru z'uruhererekane rivuga ko rimaze igihe rikora ku Rwanda, zifite umujyo bigaragara ko ugamije kuruharabika. Muri iki gihe habura iminsi mike ngo habe amatora rusange. Iki gikorwa cyiswe Forbidden Stories, aho ukibona izina wakeka ko ugiye gusoma amakuru adasanzwe ku Rwanda, nyamara ibikubiyemo n'amakuru asanzwe ku karubanda yifashishwa buri gihe n'abafite imigambi mibisha ku Rwanda iyo rwinjiye cyangwa ruri hafi kwinjira mu bihe byihariye. Aba banyamakuru bavuga ko mu Rwanda nta uvuga, gusa ukurikije imibare y'ubushakashatsi ku gipimo cy'imiterere y'itangazamakuru mu Rwanda, Rwanda Media Barometer bwo mu mwaka wa 2021 bugaragaza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru uri ku gipimo cya 93.7%, mu gihe ubwo gutanga ibitekerezo bwari kuri 86.4%. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwahuye n'ibibazo biturutse hanze yarwo bigasanishwa n'imibereho y'abanyarwanda, ibyaje kurangira bivuyemo akaga. Ati, urebye amateka mabi y'u Rwanda ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, ntabwo ari abanyarwanda gusa, ahubwo bashyizwe muri iyo nzira yo kwangana, kwibonamo ko batandukanye, igihugu gihera aho ngaho kiradindira.
Perezida Kagame yavuze ko nubwo ariko isi iteye abanyarwanda badakwiriye kwemera ibagiraho ingaruka mbi. Yavuze ko umurongo wafashwe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ari nawo igihugu kiganishamo, hahandi abanyarwanda bagomba kumva ko batabaho babeshejweho n'abandi. Ati ayo ni amahitamo ashingiye kuri ibyo, ikindi ni ukubaka ubuzima bwacu bujyanye n'ayo mahitamo. Ntabwo wahitamo gusa ngo nurangiza wicare utegereze icyo Imana izagushyira mu biganza. Ibyo biganza yabiguhaye ngo bikoreshe ushobore kuba umuntu muzima nk'uko yabigennye. Yavuze ko ibyo ari byo bikwiriye guha abanyarwanda urugendo n'icyerekezo baganamo, nk'uko amateka yanditse ngo abantu barusheho gutera imbere bigakurikizwa. Perezida Kagame yavuze ko abanyarwanda bagomba kwishimira ibyo bagezeho kandi bagaharanira kugera ku byo bifuza. Inkunga abantu badutera mu gufatanya natwe ikiyongera kuri ibyo. Perezida Paul Kagame yavuze ko aho bishoboka itangazamakuru ryakwifashishwa mu kwigisha neza Ikinyarwanda, cyane cyane urubyiruko. Ahishura ko Radio Rwanda iri mu byamufashije kukimenya neza ndetse imuha ubumenyi bwo kwivura akoresheje icyatsi cyitwa inyabarasanya. Perezida Kagame yasabye ko itangazamakuru ryashaka uburyo Ikinyarwanda kidacika. Umukuru w'igihugu yavuze ko kera akiri umwana ari mu nkambi y'impunzi, uretse ababyeyi be bakibavugishaga ndetse no mu mashuri abanza bakakigishwa, radiyo yabaye kimwe mu byatumye akimenya neza. Ati mu byatumye menya Ikinyarwanda hari ikiganiro najyaga nkurikira kuri Radio Rwanda ndi muto cyitwaga Waruzi ko. Ntibigishaga n'Ikinyarwanda gusa ahubwo bigishaga n'ibikorwa. Uretse kumufasha kumenya neza Ikinyarwanda, Perezida Kagame yavuze ko iki kiganiro cyamufashije no kugira ubundi bumenyi burimo nuko inyabarasanya ivura igikomere. Ni ibintu byamufashije cyane ubwo yarageze mu ntambara zo mu baturanyi mu mwaka w'1983. Ati narakomeretse mu mwaka w'1983 ubwo twari muri izi ntambara z'abaturanyi. Nta miti hari, nibuka muri icyo kiganiro Waruzi ko bavuze inyabarasanya kandi ni ibintu usanga mu mirima. Ndabifata ndabikora, nta n'igipfuko cyari gihari, fata ikirere ndahambira, nuko nakize. Ni hano ku kuguru. Perezida Kagame yavuze ko atangazwa no kubona urubyiruko rw'ubu ruvuga Ikinyarwanda kivanze n'izindi ndimi zitandukanye, asaba ko hashyirwaho gahunda igamije kukibigisha. Yavuze ko hari abatakizi bagomba gufashwa ariko hari n'abakizi babikora nkana. Yavuze ko ikigomba gukorwa ari uko hashyirwaho uburyo abantu bamenya Ikinyarwanda, abakigoreka bakabikora ariko ntibabuze abashaka kukimenya kubona ayo mahirwe. Abajijwe niba hari amafaranga ateganyijwe muri iyo gahunda yo kwigisha Ikinyarwanda by'umwihariko bikozwe n'abanyamakuru, Perezida Kagame yavuze ko nabyo byakorwa. Ati abantu bashobora gushyira amafaranga muri iyo porogaramu ariko abambere bica urwo rurimi nabo banyamakuru ubwabo. Arashaka ko bamwishyura kugira ngo avuge ururimi ruzima. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.